hari abahanzi uyu munsi usanga batakivugwa nyamara ntibikureho ko bagize ibihe byabo byiza. Umunyarwanda umwe ntazi ubwoko bwa mudu yari yabyutse arimo yaragize ati nta gahora gahanze. Ibi ni igeno ry'ibihe, niko biba bigomba kugenda, wabyanga wabyemera. Sinzi niba uraza kumva iki kintu. Ese nawe urimo kwibuka za ndirimbo zo mu bihe byo hambere wajyaga kuvumbira kuri televiziyo z'abaturanyi, uburyo umunsi wa none iyo uzumvise zigutera amarangamutima ugahinda by'abahanzi bazo bitewe n'imvune bahuraga nazo kugira ngo izo ndirimbo ziboneke, nyamara inyungu zikaza ari nke cyane ugereranyije n'imbaraga baga bazitakarijeho. Ikibabaje kurushaho ni uburyo usanga uyu munsi wa none abo bahanzi baraburiwe irengero, nyamara umuziki waratangiye kugabura mu buryo bufatika kuruta mbere. Uyu munsi wa none reka tubumburane igitabo cy'amateka cyumbatiye inkuru y'ubuzima bw'umuhanzi wamamaye mu bihe byo hambere nka Faruku. Uyu yamenyekanye mu ndirimbo zakunzwe n'abatari bake yitwa Ikigabo cy'igisambo, Utazi gukora, Agenzwa no kugabuza n'izindi nyinshi. Tugiye kurebera hamwe byinshi ku rugendo rwe mu muziki n'uburyo yaje kuwureka, turebere hamwe aho aherereye n'ibyo ahugiyemo. Kanda subscribe hano kuri Rugero Empire bityo tujye tubana umunsi ku wundi mu nkuru n'ibyegeranyo tubagezaho. Ibuka kandi gukanda like niba ukunze iyi video. Nge nitwa Obed Rugwiro, nguhaye ikaze. Umuziki wo rwose twawidagaduyemo, twawigaraguyemo ibitaramo byinshi biki, kugeza ko n'ubu ngubu ngiye kuba numiruka ngira ngo ngwino ujye gukora igitaramo Faruku. Oyamba numva stage zarangiza. Uyu mugabo ntabwo abeshya, umuziki yawigaraguyemo koko. Kuva mu mwaka w'1999 kugeza mu mwaka wa 2014 agikora umuziki, iki ni igihe utakwita gitoya. Ubundi benshi bamuzi nka Faruku mu itsinda ryitwaga Bakimaze, gusa afite n'andi mazina menshi yamenyekanyeho nka Dinyo, Ikigabo cy'igisambo n'andi menshi yagiye ahimbwa kubera ibihangano bye. Mu mwaka w'1999 ubwo yatangiye gukora umuziki, awutangira mu kigo cya Maison de Chaîne ku Kimisagara. Icyo gihe ngo nta studio zari zakaje, ahubwo habagaho amastage yo gutaramira abantu bakifashisha radio cassette yitwaga TDK yaguraga 35,000, ikaba yaraturukaga i Bugande. Icyo gihe bafataga imiziki y'abahanzi bo hanze nka Celine Dion n'abandi, hanyuma bakayicurangira muri iyo radio, barangiza bakarimbara muri instrumental z'indirimbo z'abo bahanzi bo hanze babaga bahinduye mu Kinyarwanda, bagataramira abantu bakizihirwa. Faruku ati mbese twarabikoraga ukabona ni byiza, bafataga instrumental z'aba Celine Dion tukaririmbiramo ibinyarwanda byacu. Mbese ukigera Celine Dion ku Kimisagara, iyo radio yajyagamo amabuye yitwaga Nationali, yashira tukayanika ku mabati kugira ngo tuzakore igitaramo. Akomeza avuga ko hari sosiyete 3 z'Abadage zabafushaga, ukaba muri Maison de Chaîne habaga harimo impano zitandukanye, zaba izo kuririmba, gukina amatiyatre n'izindi nyinshi zaterwaga inkunga n'abo Badage. Abo Badage baje kubagura ibindi byuma mu mujyi kwa Karake, bagura amabafure manini bitaga ibiteki, batangira no kujya bahemba batsindaga amarushanwa. Faruku agakunda guhembwa cyane kuko ngo yari icyamamare, ikindi kandi akanakundwa n'Abadage cyane. Mbese ngo yabaga afite ijambo muri Maison de Chaîne. Avuga ko icyo gihe ibihembo bahembaga batsindaga amarushanwa bitabaga ari ibihembo bifatika, kuko ngo bwa mbere yahembwa udupaki 3 twa Give, bamuha amasupana n'umupira wa volley. Muri ibyo bihe hari ibitaramo bakoraga aho bazengurukaga igihugu cyose mu byo bitaga Twitabire Gacaca, ari nabwo batangiye kujya bahembwa amafaranga. Icyo gihe bahembwaga amafaranga y'u Rwanda angana n'1,200, bakomeza kuzenguruka ibice bitandukanye by'igihugu. Nyuma baza kubongeza amafaranga bakajya babahemba 20,000, ariko noneho twavuga ko batangiye guhembwa amafaranga afatika. Muri 2003 haje abana bari baturutse mu Budage, bari bafite association bitaga Imbuto yimakazaga amahoro ku isi. Bamara icyumweru babacurangira, baza gusubira iwabo mu Budage. Nyuma byaje kuba ngombwa ko nabo babasaba ko bajya mu Budage, hanyuma bajya ari 26, buri umwe bamuha amafaranga 120. Avuga ko mu gutaha we na bagenzi be 5 banyuze Gisenyi ku mazi bararyoshya, birangira amafaranga yose ahiriye. Bahamagara Abadage babeshya ko babibye, boherezwa imodoka iza kubatwara, ndetse barongera babaha andi mafaranga.
2007 nyakwigendera Dr Jacques wari umuturuneri werekanaga filime ku Muhima akaba inshuti ya Faruku bari bahuriye muri Maison de Jeune yaje kwiga ibijyanye no gutunganya indirimbo z'abahanzi aza kubimenya yinjira muri F2K studio birangira anayegukanye. Dr Jacques yiyemeje gukora indirimbo Faruku yari yarabonye nk'icyamamare muri Maison de Jeune. Ku nshuro ya mbere Faruku yari yisanze muri studio, Dr Jacques yamukoreye indirimbo zirimo Mama, Utiga biragatsindwa, Ngewe narumiwe cyangwa se Utazi gukora agenzwa no kugabuza. Nyuma yaho nibwo yakoze indirimbo Ikigabo cy'igisambo yamenyekanye cyane. Faruku na Dr Jacques wamutunganyirizaga indirimbo bisanze bakoze itsinda baryita Bakimaze. Gusa Faruku avuga ko atazi neza uko we na Dr Jacques bisanze bakoze itsinda. Ati yabanje kujya nkorera indirimbo birangira twemeranyije gukora itsinda. Kwimwigi na Fanta byabaye imbarutso yo gukora indirimbo Ikigabo cy'igisambo yamumenyekanishije cyane. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators, kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu bitanu bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa search engine optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing, aribyo byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba rukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho serivisi nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078 cyangwa ubandikire email kuri info@afrinovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet wa3afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Faruku avuga ko umunsi umwe ubwo yari kumwe na DJ Lily kuri studio, uyu musore wari usigaye akorana na Dr Jacques yaguze Fanta n'igi arya wenyine arabima. Faruku yabajwe nuko batamuhaye kwigina Fanta, abwira DJ Lily ko agiye kumuririmbira nk'ikigabo cy'igisambo. Ati ntabwo navuze igi, nge niririmbiye ikigabo cy'igisambo. Indirimbo ibirasohotse ikora ibintu bikomeye, yatumye ngura imodoka ndubaka n'ibindi. Faruku na Dr Jacques bakoranye igihe kinini, icyakora bakunze kugira utubazo twa hato na hato twatumye batandukana inshuro zirenze imwe kugeza ubwo biyemeje kutongera gukurana nk'itsinda, ariko mu buzima busanzwe bari inshuti. Muri 2014 nibwo inkuru y'incamugongo yamenyekanye ko Dr Jacques yitabye Imana. Faruku avuga ko urupfu rw'inshuti ye batangiranye urugendo rw'umuziki rwamuciye intege bikomeye ndetse rutuma abahagaritse iby'umuziki. Yagize ati kongera kubona uwo dukorana byari bigoye. Dr Jacques niwe warunzi neza, nta wundi ninabonye wapfa kumva ibyo nshoboye. Ibi byahuranye nuko yaramaze kugira inshingano zisumbuye zo kwita ku muryango we, bihumira ku mirari ahita ahagarika umuziki. Ubu ni umukanishi w'umwuga ubabazwa n'umuziki wo muri iyi minsi. Nyuma yo guhagarika iby'umuziki muri 2014, Faruku yihebeye ubukanishi bw'imodoka yari yarigiye kuri se umubyara. Nubwo gusa yihebeye akazi kamufasha kubona ubushobozi, umutima uracyatera umusaba gukora umuziki. Icyakora nubwo yifuza gusubira mu muziki, ababazwa nuko abawukora muri iyi minsi batandukiriye ubuhanzi. Faruku ashinja abahanzi bo muri iyi minsi gukora indirimbo zitari mu butumwa bufatika. Ati nk'ubu muziki wo muri iyi minsi ntabyo baririmba, nta butumwa bufatika baririmba. Indirimbo zabo zirabyinwa kuko ari urubyiruko, ariko ntiwabona umusaza ubyina igare. Faruku avuga ko nk'umuhanzi mukuru
ashishikajwe no gukora ibihangano bifite inyigisho zubaka umuryango nyarwanda. Yanaboneyeho gusaba abahanzi bagenzi be muri rusange guhindura imyandikire y'ibihangano byabo bakaremba ubutumwa bwubaka abanyarwanda. Uyu muhanzi aganira n'ikinyamakuru Igihe yijeje abakunzi b'umuziki we mu minsi iri imbere hari indirimbo yiteguye gusohora. Nubwo agiye kongera kuririmba, avuga ko atifuza gukora umuziki nk'ubucuruzi, ngo azajya awukora mu rwego rwo gutanga ubutumwa. Uyu munsi wa none Faruku ni umugabo ufite umugore n'abana 2 b'abahungu. Ikintu gitangaje kandi wamenya kuri Faruku ni uko atajya yandika indirimbo, ahubwo ngo ajya muri studio afite insanganyamatsiko ari buririmbeho, hanyuma akaririmba indirimbo igasohoka. Ngibyo ibyo twe twaguteguriye kuri Faruku, ari nako tugushimira cyane ko twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha. Imana ibarinde. Bye.